gushakisha akazi kuri internet bimaze kuba uburyo bukoreshwa cyane, gusa nk'ibindi bikorwa byose byo kuri internet, guhiga akazi kuri murandasi bigira ingorane ukwiriye kumenya kugira ngo ufate ingamba zagufasha kugira umutekano igihe uri gushakisha aka kazi. Nongeye ko ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibeninka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kibeninka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ari hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, mushishikariza kubikora aka kanya kugira ngo tutacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Mu byago bishoboka nkuko tubikesha urubuga getsafe.online.org. Icyambere ni imyanya y'akazi y'abaringa iganisha ku buriganya no kwibwa umwirondoro. Icya kabiri ni imeri z'uburiganya bugamije kumenya amakuru bwite y'undi muntu zikwerekeza ku mbuga z'abakora uburiganya. Icya gatatu ni ubutekamutwe bukoreshwa telefoni bushuka abantu ko bari gukora ikizamini cy'akazi cyo kuvuga aricyo interview. Ikindi ni gahunda zihamagarira abantu gukorera mu rugo akazi batazishyurirwa cyangwa ntuhabwe wakoresheje mu bikorwa bitandukanye birimo kohereza ibintu ukoresheje iposita cyangwa abo wahamagaye mu rwego rw'akazi. Gushukwa ngo wishyure amafaranga yo ako kanya kugira ngo barebe ko bakubonera akazi. Gushukwa ngo wishyure amafaranga ako kanya kugira ngo bagufashe gutambutsa dosiye yawe kuri polisi cyangwa izindi nzego z'umutekano, kandi mu by'ukuri nta hantu wari guhurira n'ibyo bintu. Uburiganya mu gukosora umwirondoro, aho bagusaba amafaranga yo kugufasha kunoza umwirondoro wawe kugira ngo ubone akazi. Kugwa mu byaha utabigambiriye, gutanga amakuru bwite cyangwa ajyanye n'imari mu gihe wuzuza urupapuro cyangwa umwirondoro wawe usabiraho akazi kuri interineti. Gutanga amakuru yawe bwite cyangwa ajyanye n'imari mu mwirondoro wawe. Abagizi ba nabi binjira kuri konti yawe, kumenyesha umukoresha wawe ko uri gushaka kandi kazi utabizi. Kuba umutekano wawe bwite wajya mu kaga kubera abiyitirira ko ari abakoresha kandi batabaho. Ikindi ni ukuba waterwa na virusi cyangwa na spyware muri mashine yawe cyangwa na telefone. Ngibi rero ibyo ukwiye kwitwararika igihe uri kwiyandikisha ku rubuga rw'akazi. Igihe uri kwiyandikisha ku rubuga rw'akazi, banza urebe niba urubuga rwizewe kandi rufite aderesi izwi wabasangaho na nimero ya telefone yo mu biro babonekaho. Icya kabiri, imbuga z'akazi nyinshi zorohereza abazikoresha ku buryo ushobora guhitamo niba umwirondoro wawe wajya ahagaragara cyangwa ukabibanga cyangwa bwite ku buryo umuntu atagushaka ngo akubone. Icya gatatu, imbuga zizewe rero zigusobanuriraho ibyo bitandukanira, kandi nawe ugomba guhitamo uburyo bukunogeye. Ntukigere utanga amakuru bwite nka nimero y'ubwishingizi, nimero y'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, amakuru ajyanye na konti ya banki, amakuru ajyanye n'ikarita yo kwishyura, nimero ya pasiporo cyangwa itariki y'amavuko. Icya kane, hitamo kandi ukoresha ijambo banga ryizewe kandi ntukigere uribwira undi muntu. Nanone mbagezeho ibiranga umwirondoro ufite umutekano. Ntukigere utanga amakuru bwite nka nimero y'ubwishingizi, nimero y'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, amakuru ajyanye na konti ya banki, amakuru ajyanye n'ikarita yo kwishyura, nimero ya pasiporo cyangwa itariki y'amavuko. Ikindi, irinde iyezantonyo. Ibikorwa bimwe by'iyezantonyo bikorwa n'abanyabyaha bakoresha konti za banki z'abantu kugira ngo bohereze amafaranga bibye. Ntukigere utanga amakuru bwite ajyanye na konti ya banki kugeza igihe uboneye ko akazi wasabye
wakabonye kandi unyuzwe ko umukoresha wawe ari uw'ukuri koko. Ku bijyanye no kwirinda ubutekamutwe, niwakira email ivuga ko iturutse ku mukoresha ushaka kuguha akazi wabonye umwirondoro wawe ku rubuga rw'akazi, witonde igihe ugiye gukanda ku byo agusaba, kandaho kugira ngo urebe neza niba bikujyana ku rubuga rw'akazi rwizewe. Kubijyanye n'uburyo bwo gukorera mu rugo, uburyo bwo gukorera mu rugo ni bumwe mu buryo abatekamutwe bakunze gukoresha. Ugira amakenga by'umwihariko nubona akazi ko gushyira ubutumwa muri envelope, ako guteranya mu ruganda, gutanga inyemezabwishyu kwa muganga cyangwa aho gukora mu ruganda. Abakoresha b'ukuri burya batanga uburyo bwo gukorera mu rugo. Bagomba kuba bafite ubushake kandi biteguye gusubiza ibibazo bitandukanye kuri gahunda zabo. Rero niba wabonye akazi wakorera mu rugo, dore bimwe mu bibazo wabaza. Nkuko tubikesha urubuga todoist.com, nk'ibibazo by'ingenzi ukwiye kububaza. Ikibazo cya mbere, ese ni akahe kazi nsabwa gukora? Baza uwo mukoresha ushaka kuguha akazi kugusobanurira intambwe zose z'ako kazi. Icya kabiri, baza niba uzajya uhabwa umushahara wa buri kwezi cyangwa uzajya uhembwa hashingiwe kuri komisiyo. Icya gatatu, ninde uzaguhemba? Icya kane, ni ryari uzakira igice cya mbere cy'umushahara? Andi makuru y'ingenzi ukwiye kuba washakisha, kora ku buryo umenya neza niba umukoresha ari uw'ukuri mbere y'uko uhura nawe mu kizamini cy'ibazwa cya interview, kugira ngo umenye niba umutekano wawe bwite utazajya mu kaga. Icya kabiri, ikindi, tondera uburyo bukoreshwa mu gutanga akazi ku mbuga nkoranyambaga ufiteho umwirondoro. Ikindi, kora ku buryo uba ufite antivirus na porogaramu zitiranasi arizo zitwa anti-spyware bikora neza kandi bivuguruye, ndetse na firewall ikora mbere yuko ujya kuri internet. Ikindi, reba ku rubuga nka UK Jobs website ku zindi nama ku buryo wagira umutekano igihe uri gushaka akazi kuri internet. Tugeze ku musozi nkuru yacu uno munsi. Niba wakunze ibyo twakuganirije, nyabuneka kanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ikindi kandi wasangiza ubutumwa abagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ikindi nagushishikariza, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, cyangwa ukanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyi nimero iri hano hasi. Reka nongere mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Hasigaye nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.